Emana we niba ikize kandi wa mukobwa ntadubayi ndikuva baraje ngwino ndebe ngwino mwana wa ye tata wanarize wakomeretse ari guturuka ye ari kuza yo Rabi uzi ko abaye umuntu mukuru wabaye umuntu mukuru iyi ni imihango nuramukuryamanye n'umuhungu noneho watwara inda ni ukwirinda sheri genda ubwire papa aguha amafaranga ugure kotegisi hanyuma uze nkwereka uburyo bayambara sibyo niyamya iri shyano ry'aka gakobwa ngo karashaka kotegisi ubundi se kunyanga ntago wambyaye ziba njye nabyara akantu kameze gutya nyine ubu se warantoraguye njye nzakugurira kotegisi murumuna we mukuru bukure n'aka gashyano njye cyo nakubwira cyo aka gakobwa ndakiyamye washyano we njye nkugurira kotegisi ntago nyuka hari kagiye gupfa na sida gusa reba ukuntu kameze uvuze ngo iki ngo sida sida ntabwo ari wayizanye muri uru rugo umva abana banjye babiri baragiye urabizi kubera kubatesa kwawe none n'abasigaye utangiye kongera kubatesa hakurya ureba uri umuntu w'umugabo ubwira abana banjye amagambo nk'aya ngaya wumva nta soni ufite abana njye mbyara ibikobwa ni n'ababyeyi ntabwo ari bo babyaye ariko se mpaye ntawe wowe se ntibite kutashye kare papa ku ishuri abanyeshuri baranyanga papa uzi ko naheruka kurya iyo ngiye kurya abanyeshuri ibiryo byanjye babimenamo amazi amakaye yanjye barayafata bakayajugunya bike zanjye ngo ndwaye sida core icara rero ufashe nyoka imirimo urabyumva karumuna kawe karicaye nawe icara ufashe mama wawe imirimo uri kumva afasha hano bino bizamumarira iki njye se ko ntize ntago ngutunze hamwe n'aya mashyano y'amakobwa ntago mbatunze si ibitutsi byawe hari ikindi mwana wawe atanga uno nkujyane ku ishuri mugenda munyangiriza izina hanze gusa ngo ndwaye sida mwihorere icara hamwe ufashe nyoka imirimo rwose garuka icara hamwe ufashe nyoka imirimo sawa ndabona amasomo twari dufite uyu munsi tumva yabashojwe ndabona amasaha agiye ariko ndagira ngo basore namwe bakobwa nyaboneka mwirinde sibyo isomo twize ngira ngo mwaryumvishije ni isomo ngiye ntazabahera amanota ahubwo ni isomo rirebana n'ubuzima bwanyu yego ejo atazagira umuntu ushyira ubuzima bwiwe mu kaga sibyo dore hanze hari icyorezo kiravuza ubuhuha sibyo nyamuneka muzirinde Cedric sawa cyaruka gukoresha agakingirizo sibyo sawa 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 Teacher, mfite ikibazo kandi kinkomereye urabona muri class hari umuntu arimo
Ivete urabizi ntabwo wamubonye. Teacher wabuze impamvu atakiza ku ishuri. icyo kibazo nicyo nshaka kumenya impamvu atari kuza ku ishuri. Twaricanaga nyine aranganiriza ikibazo cye cy'ukuntu arwaye sida. Gusa icyo gihe nahise numva atari umuntu nkanjye, ntabwo nigeze nongera kumuha amahoro. Namufashe nabi, namukoreye ibintu bibi byinshi bitandukanye, yafata bike yanjye nkayijugunya kubera ko nyine arwaye sida. Urumva amakosa wakoze? Nta kintu na kimwe nari mbizi, mbimenye kuko bimbwiye. Aho wakoze amakosa sibyo? Nanjye umutima uri kundya, mbabarira basi tuzajya kumusaba imbabazi. Ubu ngushuje ndwaye sida wayandura, niyo mpamvu burya atajyaga aza ku ishuri. Namukoreye ibintu bibi cyane, ibyo byatumye abireka. Okay, sawa, ikibazo cyawe nacyumvishije. Urakoze. Nzabyiga. Sawa sawa. Reka mbabwire njye narafashijwe. Siko babivugaga nkabona mwebwe muri kwikanga. Nanjye n'ubwa mbere nari nanabyumvise. Bafeke. Nawe n'ubwa mbere wari ubyumvise. Ndabizi ariko simbizi. Uzi yuko narabyutse mu gitondo nsanga ahangaha hano mu Kabogesa ibintu by'ibikoma byafashe bijenereye ewana mba ndikaraze muri salo n'ubu buno ngenda nzunguza noneho byabaramamagaye Sunzu ni ibyo bintu mbona aho ngaho ni ibiki amureba nyine nta kintu namubwiye ibi bintu rwose ntago nzi byari ngo wasohoye iri kumva umubiri wanjye ngo uzajya uko uhora nyine ukoranga intanga ngabo nyine ngo nta masoro nyine uzajya uhora ubikora ngo kuvuga ngo kurinda nshaje arambwira noneho viye wumve ndamutse nkoze imibonano mpuzabitsina n'ubukobwa nk'ubu nyine idakingiye nahita ngatera inda ubu natera inda mani nabya nyine ngo numva byanze naraburije burundu nzakoresha agakingirizo nawe aranze twese ubundi Sunzu umuntu adakoresheje agakingirizo yabitse ubigishwa isha wa mukobwa gute se nyine mbwiye nta soni umva udakoresheje agakingirizo uzi ibintu byavamo harimo imitezi harimo mburugu telekomunansi none ikiyongereye na sida uzi ukuntu sida yica nabi uzi ukuntu wankira ari umusore w'ibigango yishwe na sida twagiye turi kurira tumuherekeje nta soni aho ukamubwira sida nta muti nta n'urukingo igira ariko iyo urwaye sida ukabasha gufata imiti ku gihe ukabasha kwiyakira ugafata indyo yuzuye urakomera ukamera nk'abandi upfa kuba tuwifitiye icyizere Bari Sunzu. Bari ngerekane. nanjye reka tujyana aho Fata. akira ako Sunzu mbabwire nari nibagiwe nkurikije isomo tumaze iminsi twiga njye hari ibyo mbona dukwiye gukosora sibyo Sunzu kandi murabizi ibintu mwakoreye Ivete yajyaga kwegera mami akamwigezaho ngo nuko ngafashe ikayi ye ngo nuko ngarwaye sida njye nafashe umwanzuro mureke tuzajya tujye gusura Ivete tumuganize kandi tumusabe n'imbabazi z'ibyo twakoze reba igihe amaze utaza ku ishuri wenda nabyumva azajya umutima wo kugaruka ibyo twamenye adahari nawe abimenye ndabona chat imeze nawe ariko Bandi biryoshye nyine umuntu abantu bari kuryoshya byabatari nyine hano meze neza cyane Esta ballon ntabwo byari bikaze cyane ni ibintu byoroheje reka imibare ni ibintu toto byataye nawe uzabimenyera Cedric hi mtoto wamukuye mani twe turiha mani proje nshya gusa Uramuriye se? naramusoje mani Umuntu w'umugabo kabisa. Kabisa abantu umuntu w'umugabo nuko. Ubwo se aho ngaho ikintu uri mu cerebramo neza Cedric yaratambwira ngo inurambe binaramusoje tu ashize nk'amezi 3 naramuriye tu Nese mwana wakoreye aho se? mani icyo gihe mani aririya Mana ntabwo mwize mwikingira. Cedric umva ibyo ntabwo ari byo ukwiye kujya kwa muganga sibyo ubwo se niba yarakwanduje ubizi gute ngomba kujya kwa muganga sibyo
ukamenya niba uri muzima cyangwa waranduye, ukamenya uko witwara. Karibu. Nitwa Dr. Mubara Patrick. Nkaba nkorera hano ku kigo nderabuzima cya Kabusunzu. Wowe witwa nde? Nitwa Rwamba Cedric. Cedric, iki guteye kumva waza hano kwipimisha? Numvaga muri njyewe hari ukuntu. Numva ari cyo wikeka? Okay, wakoze kuza. Kandi rwose umuntu w'umugabo. Rero abantu iyo baje kwipimisha ahangaha akenshi hari igihe bibagora kwakira ibisubizo. Si wowe urumva uri tayari kwakira ibisubizo tubuze kugo hano? Ntaranduye, birumvikana no gushima Imana umuntu akanywa n'akabyeyi. None se usanze waranduye? Byagitwaramo gute? Mugasinzi rwose njye ndumva nahita niyahura. Uhita wiyahura? Oya, ntabwo igisubizo ari ukwiyahura. Kuko buriya n'umuntu wanduye ubuzima bwe burakomeza akabaho mu buzima bwose busanzwe. Sibyo? Ntabwo rero bakumva ko umwanzuro wafata ari guhita wiyahura. Kuko buriya umuntu wanduye n'umuntu ubana na virusi sida baba batandukanye. Sibyo? Uzi ko bitandukana? Umuntu ubana na virusi sida n'umuntu wanduye aho batandukanira ni uko umuntu bava ko arwaye sida. Ni umuntu bako abasirikare barashize mu mubiri wiwe, indwara zose zikazikata ku mubiri wiwe zigahobamo nyinshi zikamwakira. Sibyo? Icyo gihe rero nibwo bavanga umuntu arwaye sida ko umubiri utangiye kugaragaza ibimenyetso ko umuntu arwaye sida. Umuntu iyo nta ndwara ya mbega y'abana na virusi itera sida ariko afata imiti neza, inama za muganga zikurikira zose, icyo gihe ntabwo avanga arwaye sida. Sibyo? Abana na virusi iriko ifungiye mu mubiri mu maraso yiwe. Sibyo? Ahubwo iyo ukoze ikosa ntufata imiti ku gihe ntubyitabire, icyo gihe nibwo ushobora kuba yafunguka ikaba yakangiza abasirikare bagize umubiri noneho ukaba warwara sida koko bitewe na za ndwara wabaye nyinshi muri wowe. Wabyumvise? Ko numva utangiye kuntera ubwoba. Nagara gutera ubwoba. Hanyuma ubwisanze noneho utaranduye, icyo gihe ugomba gukoresha agakingirizo, sibyo? Ukirinda imibonano idakingiye, uko ni ikosa. Ukirinda impamvu yose yatuma waba wakandura, sibyo? Ibyo ugomba kubizirikana. Aho rero ndumva natangira gupima. Sibyo? Sawa. Byawe rero sanze ari positive. Positive bisobanura iki muka? Bisobanuye ko wanduye virusi itera sida. Muka umura ubuzima burakomeza na minota birangiye. Kandi ranga. Umura. Umenya ko gahunda uzikurikiyeho tuzatangira kuguha imiti, sibyo? Tuzagukurikirana kumva ko ibyo nakubwiye byose ugomba kubikora, sibyo? Ukareka ibiyobyabwenge, sibyo? Ugafata indyo yuzuye, sibyo? Ukagira umwanya wo kuruhuka uhagije, ukumva uhagije, ukamenya ko ugomba gukurikiza inama za muganga, gufata n'imiti ku gihe. Bityo bizatuma ubuzima bwawe bukomera, uhora ukomeye kandi umeze neza nta kibazo. None se ubu muga ugiye kumbwira yuko inkurikiza inama za muganga neza ndetse nkajya mfata n'imiti ku gihe, nzasubiramo umuntu muzima koko? Humura rwose, nukurikiza inama za muganga uzahora ukomeye kuri akazi kose nuko agakoraga nta kibazo. Ni ukuri muka byose ugomba kumenya, sibyo? Ngakomeye rero umuntu ukomeza wumve ko nta kibazo. Ni karibu. Mukomeze ni karibu.
bite sha muraho neza tebyanyu Ife bwira Rabia muze musuhuza abashyitsi. Ni byiza turabishimiye kuba mwaje kudusura. Yego natwe turishimiye kuba tubasanze mu rugo. Ife tudashuje bagenzi bawe se bimeze bite? Papa ntabwo nabafite. Kubera iki Ife? Papa abanyeshuri nibo bankoreraga bya bindi byose nababwiye. Ife turabizi ibintu twagukuye ariko byageze tubabare. Mami nawe koko. Ife ndabizi nakoze ibintu bibi byinshi ariko ndakwinginze mbabarira ndi hano kubera wowe. Mami Biki natungaga kubera wowe mami. Ife fasha nta kintu na kimwe nari nsobanukiwe. Mami nakubwiraga ko ntwaye sida nk'inshuti yanjye. Urugendo neza abanyeshuri bose. Ife nanjye umutima urancira urubanza ntabwo nabaho nagufite. Ndabizi wabikoze unyizeye kubona ari inshuti yawe ariko mbabarira ibyo nakoze byose. Mami inzara yaranyicaga mami kubera wowe. Mami nta Biki natungaga. Mama amakaye wari warayamazemo. Mami gute watinyuka gute nakubabarira. Ife ihangane ubarira umwana. Sibyo? Mwabaye gusabye imbabazi. Ife mubabarire kuba yagusabye imbabazi nuko zimuvuye ku mutima. Mubabarire rwose. Papa ntabwo namubabariye. Ife mubabarire ni ukuri sibyo? Mufate akaboko mubarire undi mwana. Sinzi niba nanjye mwanya mbere kugira icyo mvuga. Murakoze. Ntabwo ndi buze kuvuga byinshi ariko mu izina rya bagenzi banjye twazanye hano gusura Yvette ndabasaba imbabazi imbere ye n'imbere yanyu kuko Yvette twaramubangamiye tumufata nabi. Yvette tumubuza amahoro, tumubuze epfo na ruguru, tumubuza kwiga kandi ari mugenzi wacu. Yvette turamuhangayikisha kugeza ubwo yavuye mu ishuri kubera njyewe na bagenzi banjye twazanye hano. Ariko twaje kumenya ko twari dufite imyumvire idasobanutse. Umuntu ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida nawe ari umuntu ufite akamaro kandi ukenewe. Yvette turacyamukeneye cyane kandi tuzwi hano inshuti zawe Yvette ngo tukubwire ko twamenye ko twibeshya. Yvette turagukeneye mu buzima bwacu. Nagira ngo none rero nsabire nawe Yvette papa we, papa Yvette ubishoboye wafasha ba Yvette nabo ukabitaho kuko baragukeneye mu buzima bwabo kuko ni abana nkatwe. Mbona mwankoreye ibintu byinshi ariko ubwo mwamenye ko abarwayi ba sida nabo ari abantu mukabiha agaciro ndabababariye. Urakoze cyane Yvette. Urakoze cyane kutubabarira kandi ni ukuri ntuzongere kuvuga ko urwaye sida. Ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida Yvette. Urakoze
cyane rwose. Mu by'ukuri maze kumva ibyo mumaze kutubwira, njyewe nka papa wa Yvette hisemo kubababarira. Ni ukuri pe, hisemo kubababarira, muvuze ijambo rizima, muvuze ijambo ryiza, nkaboneraho no gusaba imbabazi ku muryango wanjye. Ni ukuri mama Eva, sinzi aho nahera, sinzi mbese numva byandenze. Narakosheje cyane kandi musabye imbabazi zivanye ku mutima. Ni ukuri pe, narakosheje, ndahemuka cyane. Abana banjye mbagira ibicibwa ngo ni uko banduye. Nanga kubajyana kwa muganga, wenda hari bakurikiza inama za muganga banywa imiti. Ukuri narakosheje cyane. Ndakubabarira mbikuye ku mutima. Yvette, Rabi, ni ukuri ndakwinginze mbabarira. N'ukuntu wamfuraga imisatsi. Ni ukuri mbabarira nayo ntaramenya.